ubundi guha urwaho ikibi ukumva ko cyakugeraho kikugeraho kubera icyo utagira confidence ko ugomba gusenga Imana ikakurinda kuko iyo tuvuze ikintu kibi mu kanwa gishobora kutakirema. Tugira igihe banganiriza nk'umukobwa wabo umajije gukura bafata iminota 30 twicaye ngewe papa na mama nkabicara hagati barangiza bakambwira ngo tujye kwangiye Imana duhaye Murerwa kuko yaduhaye ikiganiro cyiza kandi yatubereye umugisha kuri Gospel Today. Ndabizi rero ko ufite amatsiko yo kuza kureba ikintu kirimo. Amatsiko ni menshi ariko uraza guseka gusa nta bintu birimo bidasanzwe. Gusa no kugira ngo tugushimire kandi tukubwire ko turekonesa ko uri umukobwa mwiza. Biranejeje cyane. Nyine ngira munsi yo nyinshi kuvuga birangora. Ndabona utangiye gutitira. Gusa ni byiza rimwe na rimwe mu buzima kudushimira bikubakamo ikintu cyiza cyo kugira courage kumva ko utari wenyine. Shana ukuri murakuri. Ineza yawe kuba kera wahoze ugira neza kamere yawe no kugira neza. Gospel Today, the gospel message through the world. Amahoro n'imigisha be kuri inshuti ukurikira Gospel Today, twizere kumeze neza cyane, twizere kuri amahoro, twizere ko ibyo uri gukora birimo biragenda neza. Nge nitwa Fidele Gatabazi. Turagarutse kandi tugarukanye wa mukobwa mukunda mwiza. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Umeze neza? Yameze neza. Witwa Maombi? Umurerwa Maombi. Umurerwa. Ese ayo mazina yombi ko wagira ngo na amakristo yombi? Nyine urumva Umurerwa ni umukobwa warezwe bitaweho cyane. Maombi ni masengesho. Maombi ni masengesho. Ntago baje iwanyu mpamvu bakwise masengesho? Mu rugo barasenga cyane. Ni wowe mukobwa w'imfura? Yego. Amazina yawe Murerwa Maombi, iryo ukunda cyane ni irihe? Yose ndayakunda ariko Murerwa ndarikunda cyane. Murerwa cyane. Yego Murerwa rero turakwishimiye kongera kukwakira kuri Gospel Today. Waraje kandi watubereye umugisha, abantu benshi cyane baragukunze. Ko wahinduye look kuko wiyogoshesheje byagenze gute? Numvaga mbishaka kogosha buretse ko mbikunda kwiyogoshesha ndabikunda. Abandi bakobwa rero bakunda imisatsi ahubwo miremire iguriya. Oya ntago nyikunda, nkunda nyine umusatsi uringaniye. Yego tugusanze muri repetition ya korali, muri mu myiteguro y'igiterane. Abantu benshi banakunze ukuntu bavuze ngo nkunda kurara gape, ukabivuga noneho ukwenda kurira. Mu by'ukuri ni ibiki byatumye ukunda kurara gape? Nka bitatu by'ingenzi kabisa bigukora ku mutima. Icyambere agape harimo ababyeyi nko nawe babwiye. Yego. Harimo na tante wanjye. Kandi tante wanjye anyitaho, angira inama, ni nawe wanzanye muri agape nyine ngo makora umurimo w'Imana. None ahantu yanzanye nasanze ari heza. Icyakarusho korera agape bagira umunsi wo gusenga buri cyiciro cyose, abakobwa n'abamama. Hari umunsi twigeze gusenga, umumama witwa Mama Baziri utuyobora nk'abakobwa aratubwira ngo gusenga ni amaboko asingira ibitagaragara. Iryo jambo nyine jya nditekerezaho nkumva ni ibintu bikomeye cyane kandi nawe urabyumva birakomeye. Rero niyo mpamvu nyikunda, inoza umuco nyine ituma niyongera ku bintu nzi nkomeza kuguma mu gakiza. Yego. Gusenga ni intwaro kandi ikomeye cyane, biri no mu bintu abantu bavuze bati uyu mukobwa rwose akunda gusenga. Imana ibigukomereze kandi uzabikomeze. Haramwe mu makomantere abantu bagiye bashyira ku kiganiro cyawe ariko ni meza. Hari umuntu wavuze ngo Satani ngo hari ahantu wavuze nyine ngo Satani ngo ntago byoroshye nyine ko yapfa kwisukira kandi usenga Imana. Wasobanurira icyo kintu? Wenda ashobora kuba yarumvishe ko numvishe ko nta kintu kibi cyangera. Wageze ahantu Satani atarasimyanga. Impamvu na bundi guha urwaho ikibi ukumva ko cyakugeraho kikugeraho kubera icyo utagira confidence ko ugomba gusenga Imana ikakurinda kuko iyo tuvuze ikintu kibi mu kanwa gishobora kutakirema. Niyo mpamvu amagambo yose tuvuga mu buzima bwacu ararema. Niyo mpamvu ugomba guhagarika uvuga ngo Satani ntago yaninyuka. Na Yesu aragufasha kuko nyine Yesu iyo abonye ko ntacyo udakora kugira ngo ube umwana muzima kandi mwiza aragufasha rwose.
yego abantu rero ni abantu benshi bamaze kugera mu bihumbi hafi 40 bari kureba ikiganiro cyawe, bagiye bakishyira amakomantere menshi bakubwira ngo courage, ufite ijwi ryiza, uri umukobwa mwiza, uri imfura cyane, abandi bakavuga ngo ngewe ngo ngo narakubwiye ngo uri mwiza inshuro nyinshi, ariko ndajyanga abantu ko ndi umugabo kandi ntago narengera rwose, nta kibazo kindi, gusa nyine kuba hari abantu bavuze ngo ufite amagambo y'ubwenge, uyakura hehe? Amagambo y'ubwenge ahantu nyakura, papa na mama tugira igihe banganiriza nk'umukobwa wabo umajije gukura, bafata iminota 30 twicaye ngewe papa na mama, nkabicara hagati, barangiza bakambwira ngo tugiye kukuganiriza, udutega amatwi utuje. Ibyo bintu biramfasha mu buzima bwanjye, kuko ikintu cyose mfitiye amatsiko ndahambuka nkababaza, kubera banyegera cyane. Rero ababyeyi banjye nibo nkesha ukomeze, barakijijwe pe. Ntabwo ababyeyi benshi baganiriza abana babo. Ndanabakunda cyane ababyeyi banjye. Yego, nka Gospel Today rero twakuzaniye gift. Ndagira ngo Emmy anzanire aka gift gatoya twaguteguriye, mu rwego rw'uko tugushimira ko watubereye umutumirwa mwiza kandi abantu bakunze cyane. Ntabwo dufite ibya mirenge, ariko mu izina ry'abakunzi bacu, mu izina ry'abantu 40 bamaze kureba iki kiganiro, bumve yuko tugushimiye kandi twakunze kindness yawe y'uburyo uri umukobwa mwiza usubiza neza mugani wa babandi. Urumva niyo mpamvu ngira ngo nguhe iyi mpano. Urumva ngo iyi mpano duhaye Murerwa, kuko yaduhaye ikiganiro cyiza kandi yatubereye umugisha kuri Gospel Today. Ndabizi rero ko ufite amatsiko yo kuza kureba ikintu kirimo. Amatsiko ni menshi, ariko uraza guseka, gusa nta bintu birimo bidasanzwe. Gusa no kugira ngo tugushimire kandi tukubwire ko turekonesa ko uri umukobwa mwiza, uri umukobwa w'imfura. Ndabisubiyemo ko ari mwiza, n'umushake mu ntera amabuye. Yego, ngaho turirimbira akantu gato ku ndirimbo ya korali Agape, ariko mbere byose wakirite impano tuguhaye nubwo utarayireba. Biranejeje cyane. Nyine ngira munsiyo nyinshi kuvuga birangora. Ndabona utangiye gutitira. Gusa ni byiza rimwe na rimwe mu buzima kudushimira, bikubakamo ikintu cyiza cyo kugira courage, kumva ko utari wenyine. Shana ukuri murakoze. Reka nanabwira abantu rero bakunda Murerwa, mujye mumuhama gift, arayakunda, ariko abamuhamagara bamubwira ibindi bitandukanye rwose tubiyame. Umubwire felicitation, mumukandira akanyenyeri cyangwa mujye urarize se kandi muri nyine ngira munsiyo cyane. None se nuza gusanga ibintu birimo bitarenze. Oya, burya intambwe ya mbere ni ukunyereka ko nyine nitaweho kandi nkwiye gushimirwa. Ni byiza n'ukuri. Ugira anniversaire ryari basi? Ngira anniversaire mu kwa mbere ku itariki 7. Tariki 7. Iyo tariki tuzayizirikana, tuzaguha gift noneho tugusiriprene urire noneho bya bindi. Ndarira nta muntu ujya nicyo kibazo, ndarira cyane. Yego, ngaturimbira akantu gato ku ndirimbo ya Agape. Ineza yawe, ineza yawe, kuba kera wahoze ugira neza, kamere yawe no kugira neza, na n'uyu munsi Imana uracyagira neza. Ineza yawe, ineza yawe, kuba kera wahoze ugira neza, kamere yawe no kugira neza, na n'uyu munsi Imana uracyagira neza. Wow. Nuko narenza aha nyine munsiyo zamfashe. Ese mu bantu bagukunze rero harimo n'abadventiste. Hari korali y'abadventiste yitwa Ambassadors of Christ. Nagira ngo uturimbire agace gato ku ndirimbo yabo iyo ari yose wabuzi cyangwa ushaka. Biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo. Hari byinshi byatuma dushima, biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu
geragezo hari byinshi byatuma dushima. Bihangane nyine ndi kuririmba ngashaka kurira. Wirira bihangane n'ukuri. Yego Mahombi nta mpamvu zo kurira. Oya byanejeje n'ukuri ntabwo nari mbyiteguye nta nubwo nabitekerezaga pe n'ukuri. Yego hari abantu benshi bagiye baguhamagara, okay, tureke kuba bakubwiye ibitajyanye, abantu baguhamagaye kuva bigukoze ku mutima mu by'ukuri kuko babonye ikiganiro, ni bande bakubwiye ibiki? Abo muziranye muri famiye cyangwa se niki umaze kubona ikiganiro birumvikana ko ntihaburamo abantu muziranye benshi? Uwa mbere wanunguye papa yamaye courage na mama. Barambwiye ngo hari ijambo bambwiye ngo muri byose ujye wibuka Yesu kuko niwe ugomba gukomereza amaboko mu bintu byose. Ikindi ndashimira tante wanjye uba Mozambique, sinzi niba muri comment yaravuze mwisengeniza wanjye. Ndamushimira, akunda kungira inama cyane. Urumva umuntu uri kure yawe kwitaho akakugira inama ni ibintu by'agaciro. Nawe ndamushimira, byankoze ku mutima n'ukuri kandi abyumve ahantu ari hose, byankoze ku mutima. Abandi ni inshuti zanjye harimo na Gadi uriya w'umuhanzi naririmbiye muri concert narimbanye nawe yambwiye courage. Kandi nyine urumva umuntu w'umuhanzi kubona umwanya wo kukubwira courage ni ibintu bidasanzwe. Nawe yarambwiye courage cyane. N'aba Victors band barambwiye courage. Victors ndayikunda cyane, aho muri hose mwumve ko ndabakunda. Victors niyo naba ndwaye njya muri practice kuko ndabakunda. Nyine urumva turi abantu babana dufite nyine ahantu turi gushaka kugera kandi duhuje umutima. Ibintu byose tuba turi hamwe. Nta bushobozi bw'amafaranga ariko mufite umutima wo n'icyerekezo cy'ahantu. Umuyobozi wacu Elia akunda nawe kutugira inama, ndamushimiye. Nawe yambwiye courage, atwitaho wagira ngo ni umupapa. Biba byanunguye, hari igihe yicara akambwira ati Mahombi umaje kuba inkumi ugomba kwitwara gutya, bikandenga. Urumva umusore ukugira inama n'ibintu bidasanzwe. Ndamushimira cyane. Ndashimira Joshua, ndashimira Penuela, bose ndabashimira n'inshuti zanjye. Bakunda kumbwira ibintu byose courage. Na Risi wo muri Shalom nawe yamaye courage. Nyine abo n'abantu mbashe kuba bahita baza ako kanya. N'abandi bose nabampamagaye ntazi bakambwira courage, n'ukuri mwarakoze cyane. Hari uburyo umuntu iyo ibintu byiwe abantu babirebye feelings ugira nizihe nk'umukobwa mu Kristo? Mbwire n'abantu b'abanyamakuru yenda bagiye bavuga ati barashaka gukoresha ibiganiro, ntago uri umuntu w'ibiganiro nuko tuba tugusanze muri repetition n'ibiki, ariko ntago uri umuntu wo muri social media, ibyo nabyo babimenye. Ariko noneho iyo ubonye ibintu byawe byakunzwe kuriya ikiganiro wakoze, amagambo wavuze, kuntu waririmbye, byakuremye mwiki? Wabyakiriye gute cyangwa se nize ngamba nyine wahise ufata? Ikintu byandinyemyemo byatumye nongera kwibuka uwo ndiwe n'uwo nshaka kuba we. Bita binyibutsa, hari indirimbo Shalom yaririmbye ngo mbega umurimo Yesu yakoze ukuntu ari mwiza, niwe wankuye mu mwijima unzana mu mucyo, waminduye umwana w'Imana kubwo kwizera, Yesu yaraneshereje. Iyo ndirimbo ijya inyubaka, yaminduriye ubuzima, yaminduriye amateka. Nyenda bikunda, Yesu ajya akora byinshi muri twebwe. Yego turagushimiye cyane rero kandi turakwifuriza amahirwe masa. Turakubwira ngo courage mu buzima bwawe bwa buri munsi. Sinzi niba watanga imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha, yenda nimero yo ntuyitange, ariko basi niba ukoresha Instagram abantu bagufollowinge cyangwa se uzakenera kwandikira. Ntago mbikoresha cyane. Ntago ukunda kubikoresha. Nshaka nyandikira kuri WhatsApp cyangwa kamamagara. Yego uwo gushaka aziyaranze. Abagiye basaba nimero sinzi bahe nabo banyihanganire, ntago ari byiza gutanga nimero y'umuntu cyane, ariko mujye mubyandika muri comment tuzajya tubibona. Ama gift cyo koza nukenera ko ma gift byo ndazikunda be. Nkunda gift. Yego turakwishimiye cyane rero kandi tuvuga ngo courage mu murimo w'Imana, courage mu
mu bukumi bwawe mu gusenga Imana. Turifuza kuzakubona uri undi muntu udasanzwe, uri umuntu Imana yagiriye neza, uri umuntu Imana yaguye bivuye mu gusenga. Ukuboko kwiza k'Uwiteka nk'uko mukuririmba muri Agape ukomeze kuba mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Thank you so much. Amen.